Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza ndabasuhuje, bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. None se muribuka umwandiko twasomye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'umwandiko twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Umwandiko twasomye ni ibikururanda. None se ninde watwibutsa icyo umwandiko ibikururanda watwigishije? Ngaho bwira umuntu muri kumwe isomo twakuye mu mwandiko ibikururanda. Niba nta muntu muri kumwe ubivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Mu mwandiko ibikururanda twakuyemo isomo ryo kurinda ibikururanda nk'izindi nyamaswa kubera ko bidufitiye akamaro kanini. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa 3. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'162 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Bana muteze amatwi radiyo, uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Impamvu inguge zitavuga. Ku bafite ibitabo by'Ikinyarwanda, ni murambure ku rupapuro rw'162 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nkuko nari mbibabwiye, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Impamvu inguge zitavuga. Reka nsubiremo, impamvu inguge zitavuga. Ngaho twese dusubiriremo rimwe, impamvu inguge zitavuga. Murakoze cyane. Ngaho nimureke twese twitegereze iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki? Nge ndahabona inkende 3 zirimo kurya imineke. Ndahabona kandi umukobwa uryamye hasi hafi y'agataro kariho imineke, umeze nk'ubuza inkende kumurira imineke. Siko se namwe mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu impamvu inguge zitavuga, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu mwandiko, muratekereza ko umwandiko wacu uza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza ko umwandiko wacu uza kuvugaho. Niba uri wenyine, ukivuga mu ijwi riranguruye.
murakoze cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kubigarukaho turebe niba ko kuko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu nyuma yo kuwusoma. Ni ngewe urabanza gusoma. Mu gihe ndaba nsoma hari ibyo nza kwitaho cyane, kandi ndashaka ko namwe muzajya mubyitaho mu gihe musoma. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi nsoma nihuta, nduhuka aho biri ngombwa, ndetse nkoreshe n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikire uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Impamvu inguge zitavuga. Inguge zibajije impamvu zitavuga nk'abantu kandi zenda kumera nkabo. Nuko ingagi itumiza inama y'inguge zose, zibyunguranaho ibitekerezo. Zanzura ko zigomba kujya gutakambira Imana, zikayisaba kuvuga nk'abantu. Zigeze imbere y'Imana ziyibwira icyifuzo cyazo, maze Imana iracyumva. Iziha ubushobozi bwo kuvuga, ariko ko zigomba kubaha umuntu. Mu nzira zitaha, inkende zihura n'umukobwa wikoreye imineke. Zigira amerwe ziramutegagwa hasi zirya ya mineke. Umukobwa atabaza Imana adidimanga ngo ibisimba bivuga biramwishe. Imana byose yarabirebaga, yongera gutumiza inguge zose mu nama. Izibwira ko izatsa ubushobozi bwo kuvuga nk'abantu kubera ko inkende zitubahirije amasezerano. Nuko zitaha zimyiza imoso, kuva ubwo inguge ntizongera kuvuga nk'abantu ukundi. Naho umwandiko wacu urangiriye. Twiga Ikinyarwanda. Bana muteze amatwi radiyo, mwakurikiye uko nasomye? Nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo, nimureke tugende dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukurikire uko nsoma, kugira ngo namwe muzajye musoma neza buri gihe mufite ibyo musoma. Impamvu inguge zitavuga. Inguge zibajije impamvu zitavuga nk'abantu kandi zenda kumera nkabo. Nuko ingagi itumiza inama y'inguge zose, zibyunguranaho ibitekerezo. Zanzura ko zigomba kujya gutakambira Imana, zikayisaba kuvuga nk'abantu. Zigeze imbere y'Imana ziyibwira icyifuzo cyazo, maze Imana iracyumva. Iziha ubushobozi bwo kuvuga, ariko ko zigomba kubaha umuntu. Mu nzira zitaha, inkende zihura n'umukobwa wikoreye imineke. Zigira amerwe ziramutegagwa hasi zirya ya mineke. Umukobwa atabaza Imana adidimanga ngo ibisimba bivuga biramwishe. Imana byose yarabirebaga, yongera gutumiza inguge zose mu nama. Izibwira ko izatsa ubushobozi bwo kuvuga nk'abantu kubera ko inkende zitubahirije amasezerano. Nuko zitaha zimyiza imoso, kuva ubwo inguge ntizongera kuvuga nk'abantu ukundi. Twiga Ikinyarwanda. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma, harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bidufashe twese kurushaho kumva umwandiko wacu neza. Ijambo rya mbere ni gutakambira. Reka ndisubiremo, gutakambira. Ngaho twese turisubiriremo rimwe, gutakambira. None se abana, muzi icyo gutakambira bisobanura? Gutakambira bisobanura kwinginga. Reka ndikoreshe mu nteruro. Yabuze amafaranga yo kwivuza, atakambira umuturanyi ngo amugurize. Abana, ngaho namwe nimukora interuro irimo ijambo gutakambira, muyibwire umuntu muri kumwe. Niba nta muntu muri kumwe, interuro yawe ivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nimutege amatwi twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni zimyiza imoso. Reka nsubiremo, zimyiza imoso. Ngaho twese dusubiriremo rimwe, zimyiza imoso. None se abana, muzi icyo zimyiza imoso bisobanura?
zimyiza imoso bisobanura zibura icyo zashakaga. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo zimyiza imoso. Imbwa zahize urukwavu rurazisiga zitaha zimyiza imoso. Abana, ese namwe mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo zimyiza imoso? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe cyangwa muyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma, ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma umwandiko wacu. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 3. Impamvu inguge zitavuga. Inguge zibajije impamvu zitavuga nk'abantu kandi zenda kumera nkabo. Nuko ingagi itumiza inama y'inguge zose zibyunguranaho ibitekerezo. Zanzura ko zigomba kujya gutakambira Imana, zikayisaba kuvuga nk'abantu. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo gutakambira? Gutakambira ni ukwinginga. Ni ukuvuga ko inguge zanzuye ko zigomba kujya kwinginga Imana kugira ngo izihe kujya zivuga nk'abantu. Nimureke dukomeze dusome. Zigeze imbere y'Imana zibwira icyifuzo cyazo, maze Imana iracyumva. Iziha ubushobozi bwo kuvuga, ariko ko zigomba kubaha umuntu. Mu nzira zitaha, inkende zihura n'umukobwa wikoreye imineke. Zigira amerwe ziramutegagwa hasi zirya ya mineke. Umukobwa atabaza Imana adidimanga ngo ibisimba bivuga biramwishe. Imana byose yarabirebaga, yongera gutumiza inguge zose mu nama. Izibwira ko izatsa ubushobozi bwo kuvuga nk'abantu kubera ko inkende zitubahirije amasezerano. Nuko zitaha zimyiza imoso. Kuva ubwo inguge zose ntizongera kuvuga nk'abantu kundi. Abana, mwibuke ko zimyiza imoso bivuga ko zatashye zibuze icyo zashakaga. Murakoze cyane. Nawe umwandiko wacu urangiriye. Zakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Abana muteze amatwi radiyo, umwandiko dusomye wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka dusubize ibibazo byo kumva umwandiko, turebe niba twumvise neza koko uko byagenze mu mwandiko twasomye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ni ikihe kibazo inguge zari zifite? Reka nkisubiremo, ni ikihe kibazo inguge zari zifite? Niba wibuka igisubizo kuri iki kibazo, ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Niba nta muntu mukuru muri kumwe, uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko mwabikoze neza mwese. Ikibazo inguge zari zifite ni uko zitavuga nk'abantu. Ngaho nimutega amatwi mbabaza ikibazo cya kabiri. Inguge zigiriye iyihe nama? Reka nongere ngisubiremo. Inguge zigiriye iyihe nama? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane.
inguge zigiriye inama yo kujya gutakambira Imana zikayisaba kuvuga nk'abantu. Reka mbabaze ikibazo cya gatatu. Imana yahannye inguge gute inkende zimaze guhemukira umukobwa? Reka nkisubiremo. Imana yahannye inguge gute inkende zimaze guhemukira umukobwa? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Imana yatse inguge ubushobozi bwo kuvuga nk'abantu. Abana, ni irihe somo twakura mu mwandiko twize uyu munsi? Bwira umuntu muri kumwe isomo ukuye mu mwandiko twize uyu munsi. Niba uri wenyine urivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Mu mwandiko twize uyu munsi dukuyemo isomo ryo kujya twubahiriza amasezerano twagiranye n'umuntu. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVET. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko impamvu inguge zitavuga. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze musome ubwanyu kandi musomere abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'163 n'urw'164. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, ubwira abo mubana umwandiko twasomye uyu munsi. Mukomeze kandi musome n'ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho iwanyu mu rugo. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kandi kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga nsome.